Reka nkushimire kandi mwikaze udahwema kubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye, uruw'ingenzi kandi uruw'agaciro gakomeye cyane, wowe ubana natwe umunsi ku wundi. Icyo usabwa ni ugukanda like, utugezaho n'igitekerezo cyawe, ndetse no gukora share kugira ngo inshuti zawe cyangwa abandi bantu baba bakeneye ibiganiro nk'ibi bibe bigenda bibafasha, kuko murabizi hano tubagezaho ibiganiro biba bikubiyemo inama zitandukanye, biba bikubiyemo ibitekerezo bitandukanye. Nawe niba uri mushya wiyumvemo ikaze ko wageze mu rugo ahantu heza cyane, ahantu uzakura ubumenyi butandukanye. Kugira ngo rero ujye ubana natwe mu buryo bwiza ni ugukanda subscribe, ukanda like, utugezaho igitekerezo cyawe, ndetse wakumva ikiganiro kikunyuze hari n'undi cyafasha ugakora shares, kugira ngo abantu babe bagenda bafata inama zitandukanye. Njye mugiye kubana mu kiganiro cyacu cya none ni Joshua nk'ibisanzwe. Nk'uko mubimenyereye rero, ntabwo mba nshaka kubatindira cyangwa ngo mbakereze. Tugiye kurebera hamwe impamvu 13 zituma abantu bakugirira ishyari kandi wowe utabizi. Ikintu cya mbere gituma abantu bakugirira ishyari wowe nta n'uruhare wabigizemo ni ukwigirira icyizere bifuza ko bakabaye bafite ubwabo. Wowe nkawe ubwawe uba uzi agaciro kawe, gusa abandi ntabwo bazi agaciro kabo. Wowe rero iyo abantu babona wifitiye icyizere, bashobora kukugirira ishyari batazi uko byagenze. Ikibazo si wowe, ikibazo ni abo bantu, ahubwo wowe ikorera ibyawe ubihorere. Ishyari ni ishyano kandi rizabageza kure. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma abantu bakugirira ishyari utabizi ni uko utajya winginga cyangwa ngo uhatirize ibintu. Ukora ibintu bikurimo, ibyo ubona bitakugoye, wirinda guhatiriza cyane. Ibyo ubona bidashoboka urabireka ukigendera. Ibi rero bamwe ntabwo babyishimira, iyo babibonye bashobora gutangira kukugirira ishyari kandi wowe nta ruhare wabigizemo. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma abantu bakugirira ishyari kandi wowe utabizi ni igihe uba uri attractive, ukunzwe n'abantu, wakora akantu gato bakakwishimira. Mbese abantu bakwishimira, ibi nabyo bishobora gutuma hari abantu batangira kukugirira ishyari kandi nyamara nta ruhare wabigizemo. Indi mpamvu ya kane ishobora gutuma abantu bakugirira ishyari kandi wowe utabizi nta n'uruhare wabigizemo, ni uko uba ufite karite cyangwa wifitemo ubwiza abandi bantu batagira. Uzi kwihangana, ukontorora ibyo uvuga. Abandi rero iyo babona badashoboye kugira zimwe muri karite ufite, batangira kukugirira ishyari kuko ntabwo baba biyumvisha uburyo uteye, baba babona uri umuntu udasanzwe, batangira kukwanga rero kandi wowe nta ruhare wabigizemo, ariko Imana yakuremye. Niba rero ujya ubona ufite karite udafite, uzitonde kuko abantu bashobora kukugirira ishyari, bakaba banaguhemukira, kuko iyi karite kwihangana, gukontorora ibyo uvuga, gucisha make, ni karite abantu benshi batagira. Bityo rero niba uyifite uzamenye ko abantu bashobora kukugirira ishyari kandi wowe nta ruhare wabigizemo. Ikintu cya gatanu gishobora gutuma abantu bakugirira ishyari wowe nta ruhare wabigizemo utanabizi, ni uko ushobora kurinda icyo wavuze, ukavuga ati niba nakoze iki nzagikora, niba wiyemeje iki nzagikora, niba wiyemeje ko utazakora iki ntabwo uzagikora. Abantu nk'aba bariseriye cyane, ntabwo abantu babakunda. Rero iyo babona utangiye kugenda umeze gutyo, ufite imyanzuro ikwiye mu gihe gikwiye, batangira kugenda bakugirira ishyari kubera ko uba uri serious mu byo ukora, mu byo uvuga no mu byo wiyemeje. Ikintu cya gatandatu gishobora gutuma abantu bakugirira ishyari ni ukwirinda guheranwa n'ibibazo. Hari abantu bahura n'ibibazo runaka ukagira ngo nta n'icyabaye, wa muntu wibagirwa umubabaro we vuba. Abantu benshi ntabwo baba biyumvisha uko ubishobora, ari naho bashobora gukururira bamwe kukugirira ishyari, kuko hari ababa bifuza ko abantu baheranwa n'agahinda, bagaheranwa n'ibibazo. Iyo babona rero ubigeramo ukabivamo vuba kandi bitakugoye, bamwe batangira kuba bagenda bakugirira ishyari. Reka turebere hamwe impamvu ya karindwi ishobora gutuma abantu bakugirira ishyari. Ni cya gihe ushyirwaho igitutu ariko wowe ntukijyeho. Kwa kundi mushobora nko gutungurwa n'ikintu runaka kigoye, abo muri kumwe bakikanga cyane, ariko wowe byaba bakabona ntabwo uhungabanye, mbese ugikomeye. Iyo abantu bakubona gutyo, akenshi bisanga baratangiye kukugirira ishyari, ndetse wowe nta n'uruhare uba wabigizemo kugira ngo bakugirire ishyari, no kuba wifitiye umutima ukomeye. Ikintu cya munani gishobora gutuma abantu bakugirira ishyari kandi utabizi, cyangwa se impamvu ya munani, ntabwo ukeneye ibintu birenze kugira ngo wikunde. Hari abantu badakunda uburyo bateye,
nko ku bakobwa like kugira ngo wikunde uri umukobwa ugomba kuba uteye neza, ufite ikibuno kinini n'ibindi, ndetse ngo ugomba kuba ufite ishinya y'umukara, ufite inyinya n'ibindi. Abantu bakakubona nk'aho uri mubi, ibyo byose ntabyo ufite, ariko ukikunda ugahorana umunezero, ugahora wishimye. Ibi nabyo bishobora gutuma abantu bakugirira ishyari kandi wowe utabizi, ahubwo bituruka ku mutima mwiza wigirira n'umutima utuje uca bugufi wikunda wigirira. Ikintu cya cyenda rero ni uko uzasanga wowe urihariye nkawe ubwawe. Abantu bakunda kwanga umuntu, abantu beza, abantu bitonda, bavuga neza, baseka neza, ntabwo abenshi babakunda. Iyo byabananiye rero baba bumva babangamiwe n'uko wowe ubishobora. Umuntu utiye gutyo rero uri unique, ntabwo abantu bamukunda cyane cyane kuko uba wirinda ibigare byabo ukagendera mu nzira zitunganye. Iyo bimeze gutya rero abantu batangira kugenda bakugirira ishyari. Reka nkushimire wowe ugejeje magingo aya tukibaniye muri iki kiganiro, mwibutse gukora subscribe niba iki kiganiro hari ibyo wakigiyemo ukande like kugira ngo tujye turushaho kuryoherwa n'ikiganiro. Nagutindira rero ko tugere ku kintu cya 10 cyangwa impamvu ya 10 ishobora gutuma abantu bakugirira ishyari kandi utabizi. Iyo uri wenyine ntabwo ucika intege. Hari abantu bumva iyo batari kumwe n'abandi bababara cyane bagacika intege. Gusa hari abantu bafite imyitwarire idasanzwe ku buryo inshuti zawe zishobora kugutenguha ntibikubabaze cyangwa ngo biguce intege. Babandi rero iyo babonye bimeze gutyo wowe udapfa gucika intege cyangwa ngo ubabazwe n'ubusa, batangira kukugirira ishyari kuko iyo karite baba batayifitemo. Ikintu cya 11, abantu benshi bakuzi bakuvuga neza. Hari abatishimira uko bakuvuga rero bakumva bagutaka, bakarakara, bakababara, bagatangira kukugirira ishyari kubera hari abantu benshi, uruhuri rw'abantu baba bagenda bagushimagiza, bagutaka, bakuvuga neza muri sosiyete. Rero bamwe iyo babonye bimeze gutyo batangira kugenda bakugirira ishyari, bakaguserereza, bakaba bakurakarira ndetse bakaba banakugirira nabi. Ikintu cya 12 gishobora gutuma abantu bakugirira ishyari, uri wa muntu ugira ibanga ryawe. Kwa kunda benshi bavuga ibyabo byose bakitaranga, ariko wowe ukaba ubigira ibanga. Iyo uri inshuti n'abantu ukajya wicecekera, nubatangarize byose kuko ubu bazi amagambo yabo ashobora no kugenda baguserereza, wowe ukabika ibyawe ukabyimenyera ndetse ukagira umutuzo muri wowe. Iyo uri inshuti n'abantu rero bamwe batangira kukwanga, bakakwibazaho, ndetse bakaba bagenda banakugirira ishyari, bakaba bakugirira ubugome buba bugiye butandukanye kubera karite wifitemo kandi ntacyo uba wabatwaye. Ikintu cya 13 rero gishobora gutuma abantu bakugirira ishyari, iki ari nacyo cya nyuma, nawe urongeraho icya 14, 15, 16, 17, 18 kugeza kuri byinshi cyane. Uragenda ubidusangiza muri komenti, utubwire ngo nanjye iki ngiki ndabona ugifite abantu bakugirira ishyari, dore ko muba mufite ibitekerezo byinshi byiza kandi byubaka. Nawe uragenda ubidusangiza ubinyujije muri komenti kugira ngo turusheho kuryoherwa n'ikiganiro. Uri wa muntu rero uri gutera imbere mu buryo budasanzwe. Hari ubwo ukora nk'ibyo abandi bakora, we bigacamo ugahirwa, abandi ukabona umugisha wabuze, ariko we wabigerageza umugisha ukisukiranya. Iyo bimeze gutyo rero, niba ubona umeze gutyo, hari abantu bakora akantu yacuruza akabona biciyemo, yahinga akabona bireze, bamwe bagatangira kuvuga ngo yagiye kuzimu, akorera ku giti, kandi nyamara ari umugisha w'Imana. Iyo bimeze gutya rero abantu niba kwishimira batangira kukugirira ishyari, bakakurakarira, bakavuga ko ukorana n'imyuka mibi, ko wowe ufite ibindi bintu ukorana nabyo, bityo bakaba batangira kukugirira ishyari mu buryo budasanzwe. Niba hari ibyo wumvishe ufitemo karite cyangwa se wisanzeho, abantu bakaba bagenda bakugirira ishyari mu buryo butandukanye, bidusangize muri komenti. Niba hari byinshi wigiye muri iki kiganiro, nabwo bidusangize muri komenti. Bana natwe rero reka mwibutse ko ari ugukanda subscribe, ukanda like, usharinga iki kiganiro, ndetse utibagirwa kutugezaho igitekerezo cyawe, cyangwa se ukaduha igitekerezo tubwira ngo ubutaha muzakore kuri iki kiganiro. Tuba tugenda tubategurira ibiganiro byiza cyane. Njye mwabanye muri iki kiganiro ni Joshua. Reka dusubire mu biganiro byacu, inkuru byubaka by'ubutaha. Wakoze kubana natwe, Imana iguhe umugisha.